mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Lucas yaramaze guhura na Kimi. Aha Lucas yararimo yitegereza Kimi ariko akamubonamo Jinta. Yagerageje kwegera uwitwa Kimi ari nako yararimo amubaza ati se nta hantu naba nkuzi, ese nta wundi muvandimwe wawe ufite ko mbona usa n'umuntu twaba tuziranye? Aha rero Kimi yararimo amubwira ati reka rwose ngiye ibintu uri kumbwira ntago mbizi, ndetse rwose nta n'ahantu na hato ntekereza uwo muntu naba muzi ko ngewe ndi umukobwa umwe mvukana n'abasore gusa, rero ibintu uri kumbwira ntabwo mbizi. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Kimi ndetse na Lucas. Lucas aramubwira ati ariko please ndimo ndakureba nkabona urasa n'umugore wanjye, urimo urasa na Jinta wanjye, ese basi wareka tukaganira gatoya? Kimato ya ntago byakunda, njye nawe n'ubwa mbere duhuye, sinkuzi nawe nunzi, so how comes? Ese ubundi byaba bishoboka bite ko ngewe n'umugore wawe twaba tuziranye nangwa se twaba dusa? Like I told you before, abantu basa ntacyo bapfana. So rero ngenda tekereza nta kintu naba mpfana n'umugore wawe. Ikindi kandi n'uwo Jinta uri kumbwira ndatekereza naba ntamuzi, yewe nta nubwo ngewe nawe dusa nkuko wowe ubwawe uri kubitekereza. Ikindi kandi tubaye tunasa byaba nyine ari ugusa gusanzwe ariko ntacyo dupfana, yewe nta nubwo muzi. Lucas ati ariko basi please, basi se wanyemerera tukaba inshuti kuko ubashije kunyibutsa hahise hanjye, unanyibutsa urukundo rw'ubuzima bwanjye nabuze. Kimati urukundo rw'ubuzima bwawe wabuze? Ese ubundi byagenze gute? Lucas ati nyine urumva mu gihe cyanjye bwa mbere nyine mpura n'umugore wanjye ari we Jinta, twahuye nyine ku myaka yanjye mito cyane kandi nawe yarakiri muto. Urumva umwana w'umukobwa twahuye wahuye n'ubuzima bubi kubera kubura ababyeyi akiri muto na musaza we. Hama nyine byatangiye nyine ndi kumutereta ntanabyitayeho nyine kuko numvaga nshaka kwemeza ko ku gihe cyanjye nateretaga abakobwa benshi nkumva nyine niwe mujyo, nkumva nibyo bintu byiza, nkumva kuba mfite abakobwa benshi ndi gutereta ndi gukundana nabo ari umugisha, nkumva nyine ni ibintu birenze abandi muri bagenzi banjye, mbabwira ukuntu nyine mfite abakobwa benshi kandi bose banyirukaho banankunda. Gusa nyine uwo mukobwa tukimara kumenyana, tukimara guhura, yahinduye byinshi mu buzima bwanjye. Jinta yahinduye imyitwarire n'imitekerereze yanjye mu buryo nanjye ubwanjye ntatekereza, yewe no mu buryo njyewe ubwanjye ntamenya. Nkimara guhura n'uyu mukobwa Jinta rwose ntakubeshye ni byinshi byahindutse mu buzima bwanjye, habe mu bitekerezo, mu myitwarire, kuko uyu mukobwa ntiyari asanzwe. Ndetse hanyuma se byaje kurangira gute? Baje kumubura nyine muratandukana mutabanye? Ndetse si uko byagenze. Twaje kubana, ndetse nyuma yo kubana nagize imigisha myinshi kuko uyu munsi mfite kampani yanjye, kandi kampani nagize ni ukubera umugore wanjye. Ni ukuvuga ngo rero byari nk'ihirwe kuri njyewe kuba naramugize mu buzima bwanjye.
undi ati none se nyuma y'uko mubanye nyine byagenze gute ko numva nyine story yawe utari kuyimbwira neza. Undi ati umugore wanjye twarabanye tumaze kubana tugira amahirwe Imana iduha gutunga turatunganirwa, ariko nyuma y'ibyo byose umugore wanjye ntabwo yigeze agira amahirwe yo guhera kaho asama ako kanya. Kubyara kwiwe byabanje gutinda, twamaze imyaka irenga 10 kuko ndibuka neza ko ari umwaka wa 17 ushyira wa 18 njye n'umugore wanjye tubana ariko atabyara. Sinawe gusa wenda hari n'igihe wari ufite ikibazo simbizi kuko sinigeze njya kwa muganga ngo menye ikibazo cyari gihari. Ni ibintu ntigeze mpa umwanya wanjye kuko numvaga ntifuza kubona umugore wanjye ari kunyura mu buribwe. Naratekerezaga nkavuga nti nindamuka ngiyeho nkasanga umugore wanjye niwe ufite ikibazo, kwiyakira no kubyumva bizamugora. So what I did, barabyihoreye mbiharira Imana, cyane ko umugore wanjye yari umukristo akunda gusenga cyane. Ati wow, yari umukristo. Undi ati yego yari umurokore, niwe wanyigishije kwizera icyo ari cyo, anyigisha yuko ibintu byose bibaho mu bushake no mu rukundo rw'Imana. Yahinduye byinshi mu buzima bwanjye. Nyuma yaho gatoya rero Imana yatugiriye impuhwe iduha kubyara imfura yacu ya mbere, ngo se umwana wacu wa mbere w'imfura ariwe Abi yaje kuvuka. Ariko ibyo byishimo ntibyarambye kuko nyuma y'imyaka 3 yonyine gusa umugore wanjye abyaye, umwana wacu yafashwe n'indwara itazwi. Ibaze ko tigeze tunamurwaza byibura ngo tuvuge ngo byarananiranye. Umunsi yafashweho nawo umunsi yapfuyeho. Kubyumva no kubyakira byaratugoye, ariko nyuma y'igihe Imana iradushumbusha, aratwita, aza no kubyara undi mwana. Icyo gihe ndabyibuka rwose twabyaye umwana w'umuhungu tumwita Bright. Nyuma rero yo kumwita iryo zina rya Bright, nawe nyuma y'igihe gito cyane avutse nawe yaje gupfa. Umugore wanjye nakundaga cyane, twari twarasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu. Naje kumubura muri icyo gihe. Ndabyibuka yansigiye ibaruwa insezera hambwira yuko atagishoboye. Byagaragaraga nkaho yayanditse asa naho agiye kwiyahura, asa naho agiye kwiyambura ubuzima. Ariko mu by'ukuri ntabwo njya nizera ko yaba yariyahuye, kuko sinakizera ko umugore wanjye twakundanaga ku rwego twakundanagaho yakwemera kunsiga, akansiga mu buribwe, akansiga mu gahinda, akansiga aho ngaho gutyo gusa. Nyuma yo kubura umugore wanjye Jinta, nabaye nkutaye umutwe. Namaze imyaka myinshi, maze imyaka 3 mba mu bitaro kuko nari narataye ubwenge n'umutwe, niyumvisha kubura urukundo rw'ubuzima. Nyuma y'iyo myaka rero mvuye kwa muganga, nakomeje kwizera ko umugore wanjye azangarukira. Usumwe mama umbyara ndetse na mushiki wanjye Laila bantwaye ku bituro kumva z'abana banjye. Ngezeyo nsanga hari imva ya 3, hariho n'ifoto y'umugore wanjye. Niba rwose ugira ngo ndakubeshya, uzaze nkutwareyo urebe.
arambwira yuko umugore wanjye nawe yaba yarapfuye, ariko sinigeze mbyizera n'aka na gato. Sinzi impamvu ntajya nizera ko umugore wanjye yapfuye. Iteka iyo mbonye akantu kamunyibutsa mba numva ari hafi aho ngaho, mba numva asa n'aho ari hafi yanjye, ariko nahindukira nkamubura. So rero nkikubona nkabanje no gutekereza n'ahari naba ndimo ndarota, nkaba ndi kubona ibintu bidahari. Niyo mpamvu nahereye ko nkwegera, uvugishije mbona uravuze, ariko nanone umutima ukambwira ati uyu yaba ari Jenta. Ndangije nyine niyo mpamvu ubona nyine ndi kukwegera cyane, asa n'umugore wanjye cyane. Kimati, oh, I'm so sorry pe, kandi sorry for that. Ihangane rwose kubw'ibyakubayeho, ntago nyine inkuru yawe sinari nyizi, nari ndi gutungurwa no kubona ukuntu nyine uri kunyitwaraho, kandi nyine njye ntago menyereye abandi bantu bo hanze. Niyo mpamvu nyine nari ndi kuguhunga, ako disi nyine ndakumva. Si ubwo aho ngaho ntago byaba ari ihungabana rigutera kubona umuntu ukabona arasa n'umugore wawe? Lucas ahera ko akamufata akaboko akamuga ati Kimi, harya si wambwiye ko witwa Kimi? Undi ati yego nitwa Kimi. Akavuga ati Kimi, look, reba hano hantu turi, ureba abantu bose bari hano. Kimati yego ndi kubibona. Hano urabona hatari abakobwa benshi ndetse n'abagore benshi? Ati yeah, of course ndi kubabona, se bamwe nga bari abaricaye, abandi dore bari kuganira n'abandi. Ndati none se kuki ntagiye kureba abo bandi akaba ari we najeho? Mbaye mfite iyo trauma, umukobwa wese najya mbona najya mubonamo nyine nkamubonamo Jenta, ariko se kuki nabonye wowe? Undi kuki ari wowe nabonye nkumva nyine nkumva sinzi nkabona urasa n'umugore wanjye? Ubundi se urabona ibi bintu ari ibintu bihuriranye gutyo gusa? Kimati simbizi, sinzi n'ibyo ari byo, ako rwose pe njyewe ntago naba ndi Jenta, kandi rwose nta nyungu naba mfite mu kukubeshya, kuko mu bigaragara umugore wawe waramukundaga. Lucas ati wivuga ati naramukundaga cyane, ariko nawe yarankundaga. Njye n'umugore wanjye twarakundanaga, twari nk'aba best friend. Byari birenze kuba yari umugore wanjye, kandi nanjye byari birenze kuba nari umugabo we. Twari nk'abavandimwe, binongeye twari umugore n'umugabo. Mbese sinzi ko nabona amagambo yasobanura mu by'ukuri sinabona amagambo asobanura uwo yariwe kuri njye. Icyo nzi mu manya n'umutima wanjye yari byose kuri njye. Kimati ihangane, ahari wenda niba kiriho nk'uko ubyiyumvamo azakugarukira, ariko nanone niba atakiriho uzahirwe umutima wawe uhe kwakira ibyo udashoboye guhindura, kuko mu bigaragara urakomerewe kandi urananiwe cyane.
rimwe na rimwe tujya tubura abo dukunda, ariko you know what, kubura abo ngabo dukunda ntabwo ari ryo herezo rya buri kimwe. Buri gihe tubafite mu mitima yacu bakomeza kubaho. Ahari wenda uyu munsi ujya wicara ukabona ko umugore wawe yagiye, rimwe na rimwe ukumva ntabwo uri kwakira ko yaba yarapfuye. Ariko kubera ko ukimutekerezaho kandi muri wowe wumva umugore wawe atarapfuye, cyo ubwacyo ni ikimenyetso cyiza ko yakomeye kubaho muri wowe. Kandi disi kuba waramukundaga bigezaho, Imana nijya kugushumbusha izihangane rwose gukorera imirimo n'ibitangaza, iguhereza umugore umeze nk'uwo wari ufite, kuko byibura nibyo bizabasha gutuma wakira ibyabaye. Ndabibona warababaye pe, kandi nibyo koko ako gahinda ntiwakarwanya ngo bishoboke, ariko nanone wituma kangiza ibindi byiza biri imbere yawe. Just move on. Imana nibona ukwiye ibindi byiza izagushumbusha, kandi nabwo no kuba ugisa naho wizera yuko ahari, nabyo hari Imana yabigenderaho, ikaba hari ikintu cy'ikinyuranyo yaba yakora. Mu byo usaba byose usaba Imana kuguhereza umutima wo kwakira ibyo udashoboye guhindura. Gusa nanone tukiri aho ngaho muri kano kanya, wenda icyo nakubwira, ikibazo si uko wenda navuga ngo ni ukubona uwakubwira yuko agukunda, nangwa se wakubwira yuko uri inshuti ye magara, uri urukundo rw'ubuzima bwe. Ahubwo kuri ubu ikibazo ni ukubona uzarinda isezerano yaguhaye, mbese akaba yamera nk'uwo Jinta. Hariya wambwiye ko witwa Lucas. Ukeneye wa mukobwa ukubaha, ushyigikira dreams zawe, uri mu buzima bw'amahitamo ye, not kubw'impanuka. Uri sure about you, witeguye gufatanya nawe urugendo rw'ubuzima, kandi witeguye icyo bisaba cyose ngo akugire. Ikindi nakubwira nuko inshuti nyanshuti nangwa se umukunzi nyawe ni wa wundi ukubwira ngo tuzabinyuranamo kugeza ku munota wa nyuma. Mu bigaragara niko umugore wawe yarameze kuri wowe, ariko kuba warabuze umugore wawe, hari ikintu byibura nshaka kugira ngo nkwisabire. Agahinda nibyo uri kunyuramo, wibigurana ubuzima bwawe. Gahari wenda uziyahuza amagambo, rimwe na rimwe wumve wiyanze wanze isi n'abantu, ntabwo se ngo ube wakiyahuza inzoga, wishore mu ngeso mbi, ngo byibura uri kwiyibagiza ibyabaye,
cyangwa se agahinda. Lucas nyizera nyuma ya buri ntangiriro haba hari iherezo kandi ibyiza biri imbere. Ni ukuvuga ngo iyakuremye iri mu ruhande rwawe kandi umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. So you don't have to panic or just believe in God, even believe in yourself. Wikomeza nangwa se wituma ukomeza kubabazwa n'ako gahinda mu rwego mbese mu kutarekura ako gahinda ngo kagende. Ndakumva pe nkurikije n'uburyo uri kubivugamo, uburyo mbona wazenze amarira mu maso. Umugore wawe waramukundaga ariko so sorry. Tuve kuri Lucas ndetse na Kimi twigarukire kuri Layla abari kumwe nanone n'umugabo we Dylan aba yanze kugenda. Ahira aramwitegereza akamubwira ati se wansokeye ahanga ukagenda, njyewe narakwibagiwe, sinyigufata nk'umugabo wanjye, ntukiri umugabo w'inzozi zanjye rwose, wa mugabo we, wa musore we, mu byo ukora byose wibagirwe Layla. Nibyo nakoze ikosa ryo kukwizera no kugukunda. Ariko rimwe na rimwe njya mbona nari narakwibeshyeho. Ase ubundi nagukunze nte? Ubundi buriya byaje bite? Ntabwo mba mbyiyumvisha pe. Ahera ko akavuga umugabo we Dylan amwumva, avuga ati Mana mbabarire nibigeraho bikomeye, sinzifate ngo ndeke gukora igikorwa cy'ukuri, nzarwane n'ibindwanya ndwane n'abanzi banjye nabwoba kandi nzashaka intsinzi n'umurava. Mba kwihanganira ibingoyi muri kano kanya, gusa Mana urabizi ko umutima uca bugufi nawe ugeraho ukananirwa. Ntako ntagize ariko ntabwo byigeze bimpira, ntako ntagize ariko ntabwo byigeze bikunda. Yitegereza umugabo we Dylan akamubwira ati Dylan, ndakwinginze. Rimwe na rimwe njya nkunda gukoresha ijambo ngo gutegereza umuntu waguseze ku bushake ni ukwangiza igihe. Dylan wansize ubishaka, njye n'umwana wanjye wadutaye ubishaka. Ntabwo twari dufite umwanya wo kugutegereza kuko twari kuba turi kwangiza igihe. None ugarutse gukora iki? Twarakwibagiwe. Dylan atoye mugore mwiza, hari urukundo rudashira, kabone niyo relationship yo yarangira. Ndabizi ko ukinkunda kandi umfitiye ibyiyumviro, kandi erega nanjye nuko ndagukunda. Ariko ahari wanyumva hari impamvu nagiye. Layla toya, burya umuntu utekereza ko ashobora kukubera umurinzi akakurinda ibintu byose nangwa akaba intwari yawe, burya niwe ukubabaza. Niba hari isomo namenye
nize ko ngifite byinshi byo kwiga muri ubu buzima. Dylan wamumuye amaso. Sometimes love is blind, but marriage will open your eyes. Ibyo wabyumvise neza. Urukundo ni impumyi, ariko buriya urushako ruzafungura amaso yawe. Kubera ko umuntu wizera ko ashobora kukuba iruhande buri gihe, niwe wangiza indoto n'inzozi zawe. Byose rero nabibonye kuri wowe rwose. Wowe Dylan watumye menya, watumye ibyo nizeraga byose mbona ko byari ibinyoma. Gusa nasanze ubuzima ari nka bisi ihaguruka mwuzuye, kimwe n'urukundo. Mu nzira bamwe bagasohoka abandi bakinjira, ariko bake muhuza icyerekezo. Abo ngabo bake cyane muba muhuje icyerekezo nibo mugera nayo. So niyo mpamvu rero ntajya ngira ubwoba bwo kuruzinga abantu. Ubuzima bwawe rero reka abantu bavimo basohoke. Mushobora kuba mudahuje icyerekezo kandi mutajya hamwe. Niyo mpamvu rero kuba waragiye mbifata naho nyine ngewe nawe twasaga naho tudahuje icyerekezo nk'uko nabitekerezaga nangwa se nk'uko nabyibwiraga. Dylan nta muntu wigeze unkunda kuva na mbere, ntawankunze nk'uko wabikoze. Watumye ubuzima bwanjye bugira itandukaniro. Gusa nanone ntabwo ari amakosa yanjye kuba umutima wanjye wari warakwamiye iwawe. Ubuzima bwanjye wari warabwujuje ibyishimo, ariko ibyo byose waje kubihinyuza. Wabyishe mu kanya gato nk'ako guhumbya. Namaze kumenya ko abantu bose burya uko bagusekera nuko bakubwira ko bagukunda, ntabwo ariko bose baba bagukunze. So sanga umugore wawe, njye n'umwana wanjye tureke. Naje kumenya ko ari njye urukundo rw'ubuzima bwanjye, kandi ntekereza ko ari ibyo ngibyo, nta kindi kintu ntegereje. Mbere najyaga nkubwira nti mu burenganzira mbuwawe, kandi niteguye no kubiharanira, ariko uyu munsi ntago mbiwishinga pe. Dylan uri umubeshyi, wambeshye byinshi bihagije. Ibinyoma byawe ngitwite. Byose narabyihanganiye. Gusa byanze bikunze hari ikintu kigomba guhinduka hagati yanjye nawe, kandi izo mpinduka zigafata igihe. Birasaba kureka no gukosora ibyatumye ibyanjye nawe bidakunda bwa mbere. Birasaba kwitekerezaho no kumenya icyo twifuza mu buzima twembi. Umenya hari kubana kwanjye nawe twarahubutse kuko tutigeze tumenya icyo twashakaga. Gusa I'm no longer the same woman. The pain changed me. Siri wa mugore uguma mu rukundo rudafite aho rugana. I don't have that time anymore. Uko byaba bimeze kose, nuko byaba bishaririye kose, uko nanyura mu buribwe kose,
waramumuye watumye menya hari ikintu maze iminsi ntekereza kandi na mukanya nagitekereje reka nkubwire Derana ngo nuko gusa ngo unsabye imbabazi ntabwo ngomba guhita nshiduka kabone nubwo naba nkigukunda kuko naba ncitse imbere yawe pe naba ncitse amazi imbere yawe n'ejo wakongera njye nawe tugatandukana kuko ntacyo byaba bikubwiye kuko wabuze ko igihe cyose ushakira uzagaruka ukongera ukambona kandi uwo si we njye hari byinshi byahindutse kuri njye wantaye n'umwana wanjye uzi ko tuzasabiriza ariko siko byaje kugenda ibyabaye byose ni ibyo ngibyo njyewe nawe rwose menya ko Layla wa kera wa Layla wagusariye ntawe ukiriho yarapfuye uyu munsi ndundi wundi sometimes icyo uvuze ahubwo uburyo ukivuzemo icyo gishobora kubabaza umuntu nangwa se sometimes si icyo ukoze ahubwo uburyo ugikozemo nibwo buryo bushobora kuba bwakwangiza umuntu bikaba byatuma nyine ababara kumva ariyanze kumva yanze ibintu byose yanze abantu so rero nawe ibikorwa byawe nibyo byatumye ngushidikanyaho kandi numva rwose ndababaye numva rwose ndanakuzinutse gusa nari mbizi ko hari umunsi tuzahura nishimye ukababazwa no kutakira impamvu y'umunezero wanjye kandi ndabizi ko hari umunsi ntazanibuka agahinda natekereza kuko ntazabasha gushira mu buzima kubera ko wantaye so rero igakurekura ibikwiyaka kuko niryo banga ryo kwakira ibigusanga ndagira ngo nkubwire ngo ibyiza bihira abafite umutima ukomeye niba ntarize narasibye tuve kuri Layla ndetse na Derana twigarukire kuri Kimi abatashye ageze mu rugo asanga Robinson yaramutegereje Robinson akimubona arwana no guhaguruka ariko kuko abatameze neza Kimi akamubwira ati waretse kwigora konje ahantu uri koko umukunzi wanjye uri mubiki ndabizi twari dukumburanye ariko wikigora ndaje aho uri ndaje rwose humura ndaje iruhande rwawe Robinson ati babe kuki watinze nari nagukumbuye ndetse nanjye nuko nari ngukumbuye ahubwo se umeze neza umusore wagenze neza Robinson ati yega ahubwo mbwira uwawe bite wagenze neza Kimati yego wagenze neza ariko nahuye n'umuntu antera kwibaza ibibazo byinshi kandi n'ubu ndacyari kwibaza Robinson ati babe ni ibiki byakubayeho uwo muntu n'ibiki yakubwiye biri gutuma uri kwibaza ibintu byinshi nangwa se biri gutuma udatuza muri wowe umuntu se mwahuriye mwaba mwahuriye mu nama wari wagiyemo
undi ati yes of course. Tibe nahuye n'umuntu umusore nyine aramfata arambwira ati ndabona usa n'umuntu witwa Jinta. Nyine yambwiye story nyinshi z'uwo mujinta wiwe. Nyine numvise wagira ngo arasa naho afite ihungabana mu kuntu. Kuko yasaga nari kumwe ngo ndasa n'uwo mujinta, kandi uwo mujinta we yari umugore we. Numvaga ibintu ari kumbwira ntazi ibyo ari byo, ariko yari yanze kundekura ngo arabona asa na Jinta. Sinzi rero ibyo ari byo. Bisona ati ngo iki, ntabwo ndi gusobanukirwa neza ibintu uri kumbwira. Kimati yewe nahuye n'umugabo, niba ari umugabo niba ari umusore simbizi rwose, aransagarira akajya ambwira ngo ndasa na Jinta, kandi uwo mujinta ngo yari umugore we. Ahantu rero byancangiye, yambwiye ngo umugore we ngo bamubwiye ko yapfuye, kandi nanone akambwira ngo turasa. Nyine byanshobeye pe, mve ngo ubu byivanze n'ubu ndacyari kumwibazaho. Bisona ati ngo iki, umuntu ariko yari yasinze. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Kimi byamucanze, ari kwibaza ku bintu byose Lucas yamubwiye, yewe byanamushobeye. Ese kuko Kimi ntabwo yaba ari Jinta nk'uko Lucas ari kubitekereza? Ubundi se ubu yaba Kimi ntabwo yaba ari Jinta nk'uko Lucas ari kubitekereza? Ubundi se buriya gute yaba ari Jinta we akaba atabizi? Ese aho Kimi yaba asa na Jinta gusa, ariko Lucas yaba amubona akamubonamo Jinta? Nangwa Lucas yaba afite ihungabana byo kubona umuntu akaba yamubonamo umugore we? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.